murakoze. Uko niyumva ijambo rya mbere nuko nibitangaza. Amazina nitwa Kagimana Jean Lambert, niga kuri Ecole Secondaire Cyabingo mu karere ka Gakenke ho mu ntara y'Amajyaruguru. Nkaba nabonye ko kuri tablo ibyo kana Bahati yerekanye mfite amanota 95.70. Murakoze. Arakoze cyane Kagimana mumushimire, ariko mu rwego rw'ego wabaye intore cyane, mu rwego rw'uburinganire hari na mushiki wacu hano tubona wakoze neza cyane. Samantha, twibwire naho wiga, tubwire uko wabigenje ngo utsinde, kugira ngo n'abandi bakurikiye baturebe, hanyuma turahita dutangira umuhango wo guhemba mwese. Nta kibazo. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Muganza Samantha, nanjye nkaba nigaga ku kigo cya Muhabura Integrated Polytechnic College kiba i Musanze. Icyo navuga kuri uyu munsi ni uko nishimye cyane, kandi bikaba ari ibintu byantunguye, ari ibintu ntexpectingaga, ariko Imana yabikoze hamwe n'ubufatanye bw'abarimu banjye, ababyeyi bansapotinze, igihugu gituma twese twiga neza. Murakoze. Samantha arakoze, ndabizi n'abandi bafite imbamutima, ariko kubera ko umwanya atari ku ruhande rwacu, abanyamakuru barabaganiriza bihagije ayo makuru bagize ku banyarwanda. Umwanya twavugaga rero kubahemba, wa mbere tugiye guheraho kuko umuyobozi wa NESA yabakurikiranye ku rutonde, yitwa Arengerwe Merci Alliance, ni yigaga kuri Cornerstone Leadership Academy mu karere ka Rwamagana. Arengerwe arahari? Arengerwe ntago yabonetse, ubwo turakurikizaho wahize abandi ariwe Kagimana Jean Lambert wahoze mu kanya bibwira. Kagimana Jean Lambert araza gutambuka imbere, ufite igihembo arakizana hafi, araza gushyikirizwa igihembo na Minisitiri w'Uburezi. Kagimana tambuka bakurebe rwose, bahoze baguha amashyi, ariko nandi bayaguhe urayakwiye. Ego rigiraho. Nuko komeza zatera imbere. Murabona ko bamushyikirije igihembo kirimo certificate yuko yakoze neza cyane, ariko bamuhaye na mudasobwa. Mudasobwa rwose ni igikoresho cyiza muri iyi minsi, ushobora kugiheraho wiga, ariko uzagikoresha no mu kandi kazi no mu buzima buri imbere. Nyakubahwa Minisitiri murakoze. Ego reka duhamagare n'ababyeyi, kaduhamagare n'ababyeyi baje bamuherekeze. Ego abaje bamuherekeje, ego mubaha inzira. Jean Lambert mubaha inzira. Ego murakoze ababyeyi, mwarakoze kurera neza. Nuko ego nuko murakoze. Amafoto y'urwibutso yafashwe. Tugiye guhamagara Mugisha Abayo Jennifer, abazana igihembo twababwira bakigira hino. Uyu Mugisha Abayo Jennifer murabona aratambuka, arahabwa igihembo na Minister of State.
nuko aramuhobeye rwose n'urugwiro rwinshi. Iki gihembo mwakibonye ni certificate yuko yabaye umuntu wakoze cyane. Murabona na computer nawe barayimuhaye. Hanyuma ababyeyi be ndizera ko bari hafi kugira ngo nabo bazi dufate iyi foto. Nuko ati mwana wacu duhesheje ishema. Nuko ego uzakomereza aho n'ubutaha, uzakomeze wahishe ishema. Kwa Minister of State mwasubira kwicarira tugahamagara umuyobozi mukuru wa NESA, niwe ugiye kudutangirira mu guhemba aba wabaye uwa mbere mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro. Ni Iradukunda Fabrice. Ntabwo nawe yabonetse, yigaga kuri Nyanja TSS. Nshimiyimana Hakim nawe ntabwo yabonetse. Abantu babaye indashyikirwa bataje banza byabagoye. Ashimwe Philippe Neri wa Gicumbi CSS katambuka n'abazana igihembo bakaba ari hafi, ariko n'ababyeyi baraba bigiye hafi. Ambwiye ngo congratulations, takira ishimwe. Uko yego ababyeyi nayo mwigire hafi, ababyeyi bigire hafi. Yego ndamubona atambuka niba kwe. Yego nuko tambuka fata iyi foto y'urwibutso. Deje arimo aramaganiriza, abanza arimo kumubaza ngo byari byoroshye cyangwa byari bikomeye. Nuko nuko yego mufatiwe foto y'urwibutso. Mu gihe Muganza Samantha arabayitegura, araza gushyikirizwa igihembo na PS nabo arabayitegura. Yego abafata ifoto y'urwibutso ngira ngo mwayifashe, murakoze. Nuko muzahure mujya imbere. Nuko Muganza Samantha nawe yigeze kubiyereka mu kanya. Muganza Samantha yiga kuri Muhabura, tambuka arahabwa igihembo na PS nawe agiye kutugeraho. N'abafite igihembo nabo bigire hafi. Nuko komeza utera imbere. Mwabibonye ibihembo bose bafite computer, bafite na certificate. Computer twabivuze ko ni umusingi ukomeye, ushobora kuyiheraho ukayikomeza amashuri, ushobora no kuyiheraho ugatangira akazi. Ababyeyi nabo bahageze rwose, ni byiza. Yego mumukikije. Ego abaturanyi baravuga ngo akamwemwe ni kenshi, murabona ko banezerewe kandi nibyo abahejeje ishema. Nuko haraza gukurikiraho mu kanya Hakizimana Yves wo muri Rwanda Coding Academy bari hafi. Hakizimana Yves Rwanda Coding Academy agiye guhembwa na DG RTB. DG RTB natambuke ashyikiriza igihembo Hakizimana Yves. Boni DG barimo guha amashyi kuko izi TSS zose rwose ziri mu maboko ya DG RTB. Hanyuma Yves nuko aramushimiye, muramubona. Ibihembo byiza byabateganirijwe ngibyo, computer certificate muri Coding Academy. Buriya wabona ira computer zahita yikoresha rwose akazi ejo bundi arababaye umukire. Nuko n'ababyeyi bahageze, ni byiza cyane. Mu gihe barimo kwifotoza, witwa Irakoze Delice wa Kisaro TSS arabayitegura, arahabwa igihembo na DG Hek. Delice tambuka baguhe amashyi, nawe urayakwiye menshi. Duhe amashyi. Nuko tambuka bafite igihembo bakizane. Ego
computer na certificate barayimuhaye, bafashe ifoto y'urwibutso n'ababyeyi baraba bari hafi. Yego mutambuke mushimire, yongeye kubahesha ishema. Nuko abanyeshuri bahize abandi rwose turabashimiye n'igihugu cyose. Mujye musubiraho mwigaga mu baganire mu ibanga nabo bazatsinde bamere nkamwe. Nuko uzakomeze utere imbere. Turaza gukurikizaho witwa Twatsinze Jean Marie Vianney, arahabwa igihembo na DVC UR. Ego tambuka. Nuko ati komereza aho ngaho, umuntu w'umugabo nzakubone kuri kaminuza. Numvise ayimwongorera, mfite amatwi agera kure. Nuko ego ababyeyi nabo baraba batambuka bigira hafi. Igihembo gikurikiraho, yego nuko babyeyi beza mutambuke. Igihembo gikurikiraho kiraba ari icya Bisetsyaremye Obedi wo kuri Apena nasho, kiraza gutangwa na Deje Reb. Nuko mwarakoze cyane babyeyi, nawe musore. Nuko aho musubireyo, hanyuma dukurikizeho Obedi aratambuka na Deje Reb. Ego abafite igihembo mwigire hino mwihute. Rwose murabona Obedi yaberewe cyane, murabona tikomerezaho. Sawa umuntu w'umugabo, ababyeyi bahageze mutambuke, nibyo murabikwiye. Ego aha nuko murakoze. Turakurikizaho Twizeyimana Patrick wo kuri groupe scolaire Gasetsa mu karere ka Ngoma. Tambuka Patrick arahabwa igihembo. Umuyobozi wungirije urwego rw'igihugu rishinzwe isuzuma gukoresha ibizamini NESA DDG atambuke. Tambuka. Ibihembo ababishinzwe bahageze, ababyeyi ba Patrick babari hafi. Ati nuko ego n'ubutaha uzakomeza uze imbere. Ababyeyi bahageze mu gihe mukanya harabahitegura Gitangaza Rabani arabayitegura, araza gushyikirizwa igihembo n'uhagarariye ishami rya UNESCO mu Rwanda. Nuko ego mwakoze cyane. Gitangaza Rabani niwe tugiye guhemba, yavuye kuri groupe scolaire Gahini Kayonza, arahabwa igihembo na SG UNESCO mu Rwanda. Igihembo kigeze hehe? Ati nuko ego ko gafoto ni mugafate. Gitangaza Rabani turimo turamubona neza rwose. Nyakubahwa Minisitiri akuzaniye certificate yuko uri umuntu w'indashyikirwa. Nuko Gitangaza bahe Gitangaza, ubwo n'ababyeyi barabigira hafi. Ego ufate iyo foto nziza rwose. Turaba tugeze kuri Nisingizwe Fraterne Mukanya ya Ventendezi Nyamasheke, araza guhabwa igihembo na DVC RP. Ego murakoze. Nuko
Nisingizwe Fraterne wa Yaventendezi. Tambuka yavuye i Nyamasheke. Murabona rwose katambuka. Murabona nuko igihembo abafite igihembo. Ego certificate computer turi umuntu w'intwari waratsinze uzakomeza utera imbere ababyeyi be bigire hafi. Ego yegerane neza dufate iyo foto. Hanyuma harabayitegura Hategekimana Dieudonné wa Nyamata TTC Nyamata araza guhabwa igihembo n'umujyanama wa ministre bita Sitiye Gatabazi Pascal arabayitegura ni uzihemba ukurikiraho. Dieudonné yego tambuka Dieudonné tambuka ushimwe nawe mu ruhame bakubone wakoze ati nuko igihembo ye kukimushyikiriza ubwo n'ababyeyi baraba bari hafi. Haraza gushyiraho Nshimiyimana Emmanuel igihembo cye araza kugishyikirizwa n'umuyobozi wungirije wa RTB ubwo nawe arabayitegura mu kanya. Nuko rwose na murumuna we bamuzanye na murumuna bazaba wa mbere ubutaha. Abadukurikiye barabizi ko abana hari igihe ibirori bibarenga bikaryoha cyane mwamubonye. Nuko nawe ubutaha uzaba wa mbere sibyo mwana. Yego murakoze cyane. Tugiye gukurikizaho Nshimiyimana Emmanuel arahembwa n'umuyobozi wungirije urwego rw'igihugu rushinzwe tekinike y'imyuga n'ubumenyingiro. Nshimiyimana Emmanuel ni ubanziriza baduhemba babiri ba nyuma. Tambuka wigira imbere bakubone. Baje babiganiraho mubwira ngo buri ibanga ryari irihe. Nuko ab'igihembo mwigire hafi. Nuko ego murakoze n'ababyeyi bari hafi. Haraza gukwikiraho dufite Umukiza Celestin mukanya niwe uza guhembwa. Araza guhembwa na ushinzwe uburezi mu ntara y'Iburasirazuba itwa Butera. Araza guhemba umunyeshuri ukurikiraho. Ego nuko dufite Umukiza Celestin wavuye kuri TTC Muramba muri Ngororero atambuke. Igihe atambuka n'abafite igihembo barigira hafi. Na Butera uza kumuhemba Butera ushinzwe uburezi mu ntara y'Iburasirazuba. Yego tambuka. Ego aramushimiye cyane. Nuko Ego nuko TTC Muramba muri Ngororero warakoze cyane Celestin. Umunyeshuri tugiye guhemba usigaye ni Twagirumukiza Olivier nawe yavuye kuri TTC Matimba cyangwa Matimba. Arahabwa igihembo na Ministre w'Uburezi nanone kugira ngo n'abanyeshuri bose bahembwe babe bitegura kuza gufata ifoto y'urwibutso. Yego tambuka
Olivier tambuka, minisitiri agushyikirize igihembo cyawe. Olivier Matimba, computer nawe ribonye na certificate. Niba mwakurikiye mwabonye ko abanyeshuri bose bahembwe bahize abandi bahabwa ibihembo bimwe. Ababyeyi ba Olivier twabasaba gutambuka, hanyuma mu gihe barimo kuza mu gihe barimo kuza abanyeshuri bose bahembwe barabitegura kuza imbere bafata ifoto y'urwibutso bari kumwe na Minister of State na Deje Wanesa. Muramubona rwose arahembwe Olivier. Murakoze cyane. Tugiye gufata ifoto ya nyuma. Murakoze cyane babyeyi beza. Ifoto ya nyuma abanyeshuri bose bahembwe bigira imbere begere ministre aba muri iyo foto na Minister of State na Deje Nesa, tugafata ifoto idusoreza iki gikorwa. Murazibona izo ntore zahize abandi banyeshuri biganaga. Gute mutabaha amashyi ahagije? Mubaha amashyi rwose, barayakwiye menshi. Ba photographe sinzi niba ifoto babona abantu bose. Murababona? Murashaka ko bigiramo hagati? Murebe ukuntu mwegerane dufate iyo foto. Agafoto k'urwibutso murazagashyira no kuri CV kera, bazagashyiraho rwose. Uriya mwana w'umukobwa ari inyuma, buriya muramubona, aza imbere kugira ngo rwose. Na Samantha yaje, nguyu twari tutaramubona. Nuko banyakwa minisitiri murakoze, abanyeshuri mwahize abandi murakoze. Yeri ifoto ya nyuma y'urwibutso. Mwakoze, mwarakoze gukora neza, n'ubutaha tuzababona imbere. Murakoze, muze kugenda neza rwose. Abari badukurikiye rero igikorwa cyari kiduteranyije kirarangiye. Mwakoze cyane mwese n'itangazamakuru ryadufashije kubigeza ku bandi, turabashimiye. Naho ubutaha.